imbabazi zarabaye, si wowe ugomba kumwica. Numusengera agapfa, Imana izo kwandika kuri se yabasenze, izo kwandika kuri se yabica nyuma bakoresheje amasengesho. Nusengera umuntu agapfa, turi kuri liste y'abantu basenze, kuri liste y'abantu bishe umuntu bakoresheje gusenga. Munsi yaho harimo abandi bakoresheje umupanga muri kimwe. Kuko turi mu gihe cy'imbabazi, uzareka igihe cyose azihanira, Yesu azamubabara. Natihana azarimbuka wenyine. Ushize ndi muri Foursquare nazamubwira ngo no musaraba ubaho ibiseke bibiri soza. Hari igiseke kiri aha ngaha cyo kuza ugashiramo ibyawe, akaba n'igiseke kiri aha ngaha cyo kuza ugatoramo ibyawe. Abantu baraje bagere ku musaraba, baza bikoreye imitwaro, nuko amuririmbye yavuze, aza yikoreye imitwaro, agere hano ajugunyamo, atayikatira aha ngaha. Ca muri kiriya giseke harimo pastori n'uburirimbyi n'ubuvuga butumwa. Ubitore uzabikoreshe neza. Mbonye yaremye ngo ku musaraba nahakuye indirimbo. Nagezeyo ngira gute? Mpindurirwa umwambaro. Imitwaro igira gute? Turabahungu beza n'abakobwa beza, our age ukuntu tungana. Ariko ndababwiza ukuri kw'Imana, mureke ama distraction. Byibuze nushaka gukora amakosa. Amakosa ntabwo ari kibazo, kuko umuntu atwaye imodoka aza yiruka gutya, yagize pani zihinduka hano. Ntabwo uzamuzuka ngo axel usubire warugiye. Uzukata ugasubira mu muhanda. Nimba ari n'amakosa wakoze, hindukira, ariko axel ukomeza aho warugiye. Ariko umuntu afatike, uvuge ngo Yesu ko yarangije byose, yampaye uburenganzira bwo kugira icyo nkora. Urahera he sasa? Harahari. Aho ngaho uri buhere, bikore. Uby'Imana nababwiye ngo bigira imiryango ibiri. Si nk'iyi ngiyi, ngumwe hano ngundi hano, ni imiryango ibiri. Igisubizo igira imiryango ibiri, alarme ni ibiri, werize ni ibiri. Umuryango wa mbere ni umutwaro, uwa kabiri ni intego. Waje muri gisubizo kubera intego cyangwa waje kubera umutwaro? Ivuga butumwa ndirimo kubera intego cyangwa kubera umutwaro? Tuba dusirimba kubera intego cyangwa n'umutwaro dufite? Abantu bose muzamubona bakomeye, ntibakomerwa nuko ivuga butumwa ryoroshe, sigi pastor ryoroshe, bahaye agaciro icyo bagomba gukora, baravuga ngo Yesu yankora ibyo ngomba gukora, nanjye ngomba gukora ibyo ngomba gukora. Ino Bibiliya ifite teme ebyiri gusa, ebyiri, ntabwo ari nyinshi. Teme ya mbere ni umurimo Yesu yakoze warangiye, teme ya kabiri ni icyo ugomba gukora. Iyo udafite ibyo bintu bibiri, nta Bibiliya ugira ikiganda. You have cover. Ufite Bibiliya azi icyo Yesu yakoze, yamukoreye kugira ngo abone icyo ahahera agira icyo akora. Dufite abantu babishimira gusa ko Yesu yari icyo yakoze. Ibyo ni byiza, ariko ugomba gukora iki wowe sasa. Niyo mpamvu umuntu aza muri gisubizo akaduhindukira umugisha, akaduhindukira umutwaro, agakwepa repetition wenyine, akanegera n'ikintu cyitwa kubeshya ngo arantu yaciye, ngo muha abajamu nyinshi. Waretse kubesha ko nta muntu wakuzanye, waretse kwibeshera. Bavuka nibyo bavutse, abikubita ibumoso, afata gukiranuka kw'Imana kose agushira iburyo, yemera kubikiraro. Nimuvuge ngo amen. Yemera kubikiraro kugira ngo ushaka wese natondagire. Ushaka wese natondagire. Abantu bazi ngo Bibiliya iragoye. Bibiliya igizemo ibintu bitandatu gusa, byoroshye cyane. Icyambere, abantu bose bari hano bararemwe. Wararemwe, nimba ugira complexe ngo uri mugufi, si igitaka cyari cyabuze niko Imana yashatse. Nimba ugira complexe ngo ugira izuru rinini, sa iryo ngiryo se wapimiye kuryande. Nimba ugira igitiyo ngo uri muremure cyane, izo ngizo se bivuze iki se? Hari umuntu wambwiye ejo bundi ngo Felix, ngo sasa nguzogera agataye ngo uterure ngurye cyane, ngo ugire taye nziza. Ngo kwera ko abantu batumvishije ijambo ry'Imana ngo bazabahaga byibuze taye. Yawe none namwe nimba ari taye mushaka, murataha gutyo, nimwumva ijambo ry'Imana. Nimuvuge ngo amen. Yesu aravuga ati ibi ngibi si ikicanzanye. Icanzanye ni ukugira ngo aba bantu bose bakureho ibyaha byabo. Yesu arabyemera. Afata ibyaha byawe n'ibyanjye, arabibambanwa ku musaraba kugira ngo wa munsi. Ku musaraba rero ageze ku musaraba, areba ukuntu afite uburibwe bwinshi. Maze iminsi mbibwira abantu, Yesu bambitse ikamba ry'amahwa, bakamutera icumu mu rubavu, bakamukubita bakora, bakamwambura ubusa imbere ya se na nyina, akabona imbaraga nyinshi zo kwemera gucungura Felix. Mwumva icyo kintu, akabona imbaraga nyinshi zikomeye, akabyihanganira ngo ncungurwe. Cyagiye yabwiye Imana ngo niki kikundekesheje, ni nko kumva ati kurijijisha, ntuzi ko nta cyaha nakoze, nahindutse icyaha ku bwa Felix, nahindutse icyaha ku bwawe. Yesu yahindutse icyaha ku bwawe, nta cyaha yari afite. Yesu yemeye kubica Imana yanga kugira ngo ubice Imana ikunda. Muvuge ngo amen. Ese ko birumvikanye? Yesu yahindutse icyo Imana igize gute? Yanga. Imana muzamwana ko Yesu yafuye kubivuga gutya gusa ku musaraba. No. Imana yanga icyaha ku rwego yirengagije Yesu. Iramubwira ngo Yesu sinkureba. Ni ngaho yazamubwira ati kurijijisha nyabona. Nta cyaha nakoze. Ibi mfite byose wawe mbona nahanga. Nibyo abarunaka n'abarunaka. Imana yamwe Yesu aravuga ngo niki kikundekesheje. Yesu yazavuga gutyo kubera uburibwe nguko yashatse kuducungura yikoreye ibyaha byawe. Amen. Yesu yazavuga gutyo kugira ngo yereke Imana ko nta cyaha na kimwe yakoze. Yemeye guhinduka ikintu Imana yanga urunuka kugira ngo uhinduke iki Imana ikunda bitagira akagero.
ijambo rya kabiri Yesu yavuze ijambo ryitwa ngo bababarire kuko batazi icyo bakora. Iri jambo murarizi muri Luka 23:34. Iri jambo yarivugiye ikintu kimwe. Mu ijuru haba icyo bita ngo legiyoni imwe ni 12. Ubwo bivuze ngo nabamareka 72,000. Kandi abasirikare b'Abaroma bari bangaye? Bari abasirikare nimba ari 100 cyangwa 200 cyangwa 300 400, bari bake cyane. Bivuze ngo legiyoni zo mu ijuru 12 yo ziza. Abamarayika 72,000 iyo bimanuka Yesu ntiyari kuducungura. Yesu abivugishwa gutyo kugira ngo abamarayika babashe gukura inkota mu rwubati. Yesu atararangiza akazi bongere bazisubizemo abanza akoresha yamuzanye. Nimuvuge ngo amen. Yazabuze abamarayika aravuga ati ndimurekorwe nimureke icyanzanye ntikirarangira. Naje gucungura Felix. Ijambo rya gatatu Yesu yaravuze ngo ndakubwiza ukuri turabana muri paradiso. Ijambo murarizi muri Luka 23:43. Yesu aribwira cya gisambo. Hari abambwe ibisambo kimwe cy'ubumoso cya Gestasi, icy'uburyo cya Dismas. Icy'ubumoso kiriyemera, icy'uburyo cyemera kuvugisha ukuri. Yesu arakibabarira. Mureke mbabwire ako Yesu n'umunyembabazi nyinshi. Ntabwo yari akeneye ko kino gisambo, mwumva icyo nshaka kubabwira. Ntabwo yari akeneye ko kino gisambo gitondagura statement zose. Ni ibyaha nakoze, ibi byaha narasambanye, nararoze, narabeshye. Yesu kubera imbabazi nyinshi zitagira akagero agira, ntazashaka kumubwira ibyo ngibyo byose. Azashaka ngo wemere ko uri umunyabyaha, Yesu akakubabarira. Nimuvuge ngo amen. Ariko yaza ko ari umugabo w'umunyarwanda cyangwa w'umunyamerika cyangwa icyarimwe umuntu gusa bisanzwe, ndakubwiza ukuri yari kukudidibuza akakudidibuza. Ariko Yesu kubera ko ari umunyembabazi nyinshi ntiyashakaga ko ino gisambo cirwa kimubwira ngo urabona ngo byagenze gutya na gutya. Cyarira gusa ko cemera ko ari umunyabyaha, Yesu akamubabarira. Mureke mbabwire ukuntu utagira umutima w'imbabazi. Imitima igira ibice bitatu. Hari umutima w'inyamaswa, hakaba umutima w'abantu, hakaba n'umutima w'Imana. Umutima w'inyamaswa ni iki? Ni Felix gukora ubugome, kabukorera abantu 3 4. Umuntu umwe yabunkorera kaza numva yakoze igitangaza, ntanga kumubabarira. Wo ni umutima w'inyamaswa kandi abantu benshi barawugira. Nawe urabizi ko ugira ubugome, urabizi ko ugira kandi kantu, ariko undi muntu aza gukorera kandi kumubabarira bikananirana cyane. Kubera iki? Kubera kugira umutima w'inyamaswa. Umutima w'inyamaswa ni umuntu mubi uzabanga kubabarira umuntu mwiza. Umutima w'abantu ni ukuntu uzumva nyoko senge niwo bazabaroga, niyo ntiboroga, mushiki wawe ntiyoroga, musaza wawe ntiyoroga, horoga nyina wa Felix, horoga nyina wa runaka, murumuna wawe n'umwana mwiza azakosa ukamubabarira, uwo mwana muri gisubizo azakosa bakakunga bikanga ko banda kubabarira ugende nanjye ngende. Ni umutima w'abantu wo kugirira neza umuhuje amaraso, amudahuje amaraso bikakunanira. Ejo nagiye mwivuga butumwa mbona ikorari y'abana nka 70. Ayo wowe, hari umurongo wa 3 harimo umwana, mbona umugabo aratambutse amufunze amafaranga. Wa mwana yari yaririmbye neza kandi yari yanateye, irakoze gusaka dance. Umurongo wa 3 iri inyuma, namona hagurutse umugabo watebereje igitoko nkahangaha, araza aratambuka buhoro yamumupfunda udufaranga. Mbwira uwo twari turi kumwe ngo n'umugabo umukozi w'Imana warenze umurongo wa mbere akarenga umurongo wa 2, umurongo wa 3 muri kwe agahereza uriya mwana amafaranga yitegereje. Yamambwira ngo n'umwana wiwe wa 3. Yesu nawema gukiza abantu nimugasubire mungeso mbi ngo tuzabane nawe mwijuru. Yesu yancunguriye ku giti n'amahoro umutima wanjye ntangazwa cyane n'ibawasize twazamuri batwa ngo haleluya haleluya. Tuzamuri ganza tuvuge ngo haleluya haleluya. Bose ninde byonanira guhereza umwana wiwe amafaranga yakoze dance neza? Ninde byonanira ndetse binaniye ndetse ibyo ngiye. Bone umutima w'abantu. Umutima wa 3 n'umutima w'Imana. Nukuri Imana ari nziza cyane, yemeye kubabarira Felix w'umugome. Imana ni nziza cyane. Mugira umutima w'Imana, mugira umutima wari muri Kristo Yesu. Haba gereza 3 zigendanwa. Uko abantu benshi hanga barafunzwe gusa nuko batabambitse amaroza. Gereza 3 zigendanwa. Gereza ya mbere igendanwa nukomeza gutekereza uko abantu barimo kugutekereza. Ntufite kuzabimenya nimba ari cyo kibazo ufite uzarinda upfa. Tugira uburyarya tuzokubesha kuri mwiza uri mubi tukuvuga hirya. Nimba ari cyo kiguhangayikishe ngo urashaka kumenya ko twatugutekereza, ntufite kuzabimenya n'umunsi n'umwe. Iyo ni gereza wari ifunze. Gereza ya kabiri ni ukubaho muri past. Hari abantu babayeho mu mateka
umuntu icyaha yakoze 2015 yaracihanye kizabura kimushinja yabona abantu akagira gutya nimba warihanye neza Yesu yarakubabariye muvuge ngo amen nimba warihanye nyakwihana bivuye ku mutima Yesu yarakubabariye gereza ya gatatu ese turi kumwe uko mwamundeba muri hano gereza ya gatatu no gutinya impinduka umuntu azabona akazi none kwera ko amazi iminsi mu bushomeri akazamagenda afite ubwoba ngo se koshira noje wosubira handi wari utagafite tuwari uhari utagafite abantu bafite babagenda n'amaguru muzogura amamodoka abaguza amamodoka muje kubaza pièce de rechange ziba amapine azotoboka ikintu kimwe kitazagihinduka no guhinduka ikintu kimwe gihoraho kitazagihinduka no guhinduka haba impinduka zine haba impinduka zitubaho izitubamo izituzengurutse izikomotse mu bushake izituzengurutse nizi kuko corona yabaye mwiga kuguma mu nzu mwaraburanye ntimwabyize murabishobora mwambaye agafukamunwa murabishobora impinduka zituzengurutse nizo impinduka zitubaho shobora gukora accident ngacika ukuboko nkazoja mu ijuru mfite kumwe sinomo impinduka zitubamo nizi ubwo bwenge ufite wabishatse bwohinduka wo kwiyongera ubwo bumenyi ufite n'ubishaka buziyongera ukumeze n'ubishaka bizahinduka impinduka za kane nizikomoka mu bushake abazi gutwara mu modoka se baturusha ubwenge nuko bagiye kuyiga Bibiliya ntigoye nuko impamvu abandi bayimenye nuko bayisomye kandi kiranga umunyabute cyambere niki nuko uruhuka atarusha mutima ngo wabaye ruhutse ubuke uraruka se warushe hari abantu baruhutse gusenga batarasenze hari abaruhutse gusoma ijambo ry'Imana batararisomye ko noneho navyo ni ibindi ayi Yesu azagaruka tujyaniwe tugumane nawe iminsi yose kuko yabisezeranye natwe twazamuri batwango haleluya haleluya Bwana Yesu asifiwe sinone nawe urabishaka uzabishobora nubishaka uzabishobora abandi se bakoze iki abantu batinya impinduka hari abantu bafite ubwabwo no mwaka uza muzohungira muri ushize se handi uzoshika ungera uzamure gatapa ntuyigabanye abantu baho mu gusa mu buzima bwo gutinya impinduka bibidede bizagenda gute turatinya impinduka uzakweperaye mufite ubwoba bw'ejo mu gitondo se muri kweperaye niyo wundi buraca kuganya ni ikintu guta umwanya wo gukora ico ugomba gukora mugabanya amaganya mutekereze ico mugomba gukora none murashaka ngo tubeho gute ese turi kumwe mwijuru no mwisi ni kuzimu haratandukanye abantu bazoje kuzimu bazobabara gusa abazoje mwijuru bazishima gusa mwisi ni ukuvanga vanga subiramo none wageze ngo hari abantu hari nk'aba kandi muzamwe ngo ikidukomeretsa ni kandi bafite ibikomere ngo barabavuze ubundi umukristo nyamukristo ntazarwana distraction azarwana intambara ni ikintu kikuba imbere iyo kirwanya uzugeraho Imana gushaka distraction ni ukukuvuga kandi bitagusubiza iyo uvuye nimukaza murwana ama distraction muze murwana intambara zikuba imbere kungiraho Yesu agushaka distraction ni uguta umwanya kuko umunyantege nke wese aza yihorera umunyembaraga azababarira umunyabwenge azayirengagiza si ngombwa ngo ibintu byose tubivugane muvuge ngo amen ndashaka kukubwira ngo ntube muri past icyaha wakoze Yesu n'umunyembabazi nyinshi cyagisambo cabwirije he cyagisambo cyakoze iki cyagisambo niki cyakoze gusa cyaremeye cyaribye ariko ushaka kuvuga nuko cemeye ku musaraba amakanisa ako ni muzaza museka muze mutamugaruka mumeze neza muzamuri bwanzwa ngo haleluya amakanisa amatorero hafi yose muri kubona menshi abamo ibinyoma bitatu ikinyoma cya mbere no abantu kubeshya ko ari abakristo kandi batazi Kristo n'umusaraba no kwibeshyera kikugize umukristo nta kindi no kuzi Kristo ukamenya n'icyo yagukoreye ikinyoma cya kabiri no kuvuga ngo barabariwe kandi batarihanye umuti wo kubabarirwa n'umwe no kwihana ikinyoma cya gatatu no kugira ibyiringiro by'ijuru batazi kuri kwa Gehenomu umuntu akamahota gusa ngo tuzoja mu ijuru ugomba kumenya ko na Gehenomu ihaba kuko nutaja mu ijuru tuzosigara arandi uzogenda takwiriye kuba hoya imbabazi zarabaye si wo ugomba kumwica
Numusengera agapfa, Imana izo kwandika kuri se y'abasenze, izo kwandika kuri se y'abicanyi bakoresheje amasengesho. Nusengera umuntu agapfa, turi kuri liste y'abantu basenze, kuri liste y'abantu bishe umuntu bakoresheje gusenga. Munsi yaho harimo abandi bakoresheje umupanga muri kimwe. Kuko turi mu gihe cy'imbabazi, uzareka igihe cyose azihanira, Yesu azamubabara. Natihana azarimbuka wenyine. Ijambo rya kane Yesu yavuze mu masaha 6 yanyu. Muvuge ngo amen. Yabwiye Yohana ngo reba umubyeyi, wa mubyeyi we reba umwana. Ntimurize iryo jambo. Yaza mubwira ikaza mwamwitaneho. Mpamvu tuba dusekana nuko tuba dufashanya. Umuntu wahaye ishati gashira ntuzi umuseka. Abose bose nuko ntacyo babamariye. Isinagogi bagiraga ibintu binga bitatu mu isinagogi. Bagiraga ikintu cyitwa kwiga ijambo ry'Imana, gusenga, icya gatatu kumenya bene wabo bakene. Nahanga umuntu wagwaye amafaranga 100,000 nk'ibyago nuzi ugusebye. Tumeze gute? Gisubizo niki? Muzi ngo ikanisa ito umuryango niki? Iyo gisubizo no umuryango. Umuryango ugira ibintu bitatu. Icya mbere wigisha abana kuvuga, icya kabiri kugenda, icya gatatu kurya. Muvuge ngo amen. Ese turi kumwe? Mu nshuti umuntu akeneye, ukeneye inshuti zifite ibintu bitatu. Icya mbere igomba kubikijijwe, icya kabiri musangira buno buzima, icya gatatu iri hambo, ituje, ishobora kukumva wakoze amakosa. Ikakubwira ngo bikosore, kuko urugendo bimwe bya hano byacu tugira, ngo ndakubwira ugende nanjye ngende, n'ubwenge buke. Ndakubwira uze nanjye nzi. Nimba rakosoye umuntu mugatandukana, ukoze igikorwa cyiza mu bwenge buke. Wakagombye ko warabaye nka Nathan, ukaba ngo niki nakora ngo Dawidi tugumana ariko azahinduke. Nimuvuge ngo amen. Twitaneho abantu gusa kwinjira gusa mu banazire. Niki mu banazire? Niki mu banazire? N'umuryango. Umwarasangiye kweli. Mwe mwitanyeho, mushobora kwambika abakene, mushobora gusangira ubuzima, tugasangira ubuzima. Umugabo mwe baramubwira ngo inshuti zawe ufite zo amafaranga zohinduke, ngo yo barangaye, ngo yo baramafobi. Kuko nta nshuti yo bafite. Zose zohinduka fobi. Inote z'ibicupuri. Kubera inshuti zitaraho. Kandi biravuga ngo inshuti zikundana ibihe byose. Inshuti niki? Inshuti ni umutima umwe uri mu bantu batandukanye. Ubushuti niki? Ni ubusane buba hagati y'abantu babiri bafite umutima umwe. Umuntu agaciro kacu si imyenda dufite. No, agaciro kacu niyo twatanze. Agaciro kawe si ibyo ufite. Agaciro kawe nibyo watanze. Ni umugabo bita Stephen Jobs wabaye umukire wa gatatu ku isi niko yavuze. Yaravuze ngo njyewe ngo yarwaye kanseri yapfuye 2011. Ngo ajya kwa muganga aravuga ngo njye mfite kanseri, ninde ukeneye amafaranga nyamuhi ampereza ubuzima bwiza atware kanseri mfite n'amafaranga yose. Baramubwira ati ntago wamubona. Aravuga ngo ikintu gihenze muri ino si ni ubuzima. Arangije ngo nareke yipfire. Aripfira. Agiye gupfa aravuga ngo mwebwe musigaye ntimuzabeho nkuko nari mbayeho. Ngo simabwe ngo mushaka amafaranga nkayo nari mfite. Ngo ndababwiye ngo gusa ngo ikintu cyoroshe ngo azagira umuntu nkurya kubera kugihari. Nimuvuge ngo amen. Uburyo bwiza bwo gukorera Imana, ni ugukorera abantu. Nibwo buryo bwiza bworoshe bwo gukorera Imana, ni ugukorera abantu. Nibwo buryo bwiza. Imigisha ni ibiri. Uwa mbere ni ukumenya Imana, uwa kabiri ni ukimenyekanisha. Tumenyekanisha muri bande. Indirimbo ya 280 igira ibitero bitatu, cya kane ndagikunda cyane. Kizavuga ngo umwami Yesu ashaka no kugendana nawe, wagende yikiriza abarusha bamuteye umugongo. Nta kindi Yesu ashaka, ni ukubana nawe. Ako kugira neza ni byiza. Ejo bundi navuye nk'ibimbarara. Ese turi kumwe? Wako muratuje Imana bahumugisha kwere. Ejo bundi mvuye imbarara, babwira ukuntu kugira neza gusa akantu gatoya ari byiza. Naraje ngeze Nyabugogo, urumva naraye mu modoka ngiye kubwiriza i Karongi. Noneho nicarana no muhungu wari ufite umutima mubi. Noneho mfishije igikapu ahangaha. Noneho tugenda nkaza numva karankubita gutyo ngo negeze igikapu. Se wakwihangana, wanaraye mu modoka papa ihangane. Agakubita igikapu. Nkagishira hano igikapu cy'imyenda umuntu azamara iminsi 3 gutyo tugera hano bita za Rubengera n'abatarakoreka reka nguru tuburushete 2 n'uturayi 2 na jizi inyange 2 ndaguze muhizi bimwe nanjye mfata ibindi muri uko kunjagaraza kose ashunaho rimwe ashunaho kabiri arambaza ngo se kino gikapu ndikikugoye tikirangoye Nimuvuge ngo haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yeah. Amaze
ndamubwira ngo itorero ryiza niki. Impamvu Yesu yavuze ngo itorero ryiza nita ku mfubyi n'abapfakazi. Ibimenyetso bine bizakwereka ko itorero rihari cyangwa ari rizima, bine bizakwereka ko itorero rirwaye cyangwa ari rizima. Icya mbere ni uburyo ki bafata ibyemezo, icya kabiri ni uburyo ki bakoresha amafaranga, gukoresha amafaranga y'ubunyanga niki nturakizwa neza. Kuko amafaranga nimba yarakubase abadayimoni ntibogutera. Kuko umwuka impiya ziraruta abadayimoni. Icya gatatu ni uburyo abantu baza bitanaho muri iryo torero. Amakanisa menshi arashaka gusa ngo twakira imiryango 10. Yesu sica ashaka, arashaka abahindutse. Amatorero yita ku bantu biyandikishije, Yesu sica ashaka, ashaka abantu bakeya bari hamwe bahuje umutima. Ijambo rya gatanu Yesu yavuze, yaravuze ngo I thirst, mfite inyota. Kubera Yesu yavuze ngo mfite inyota mu gitabo cya Yohana 19. Yabivugishijwe nuko ino sipongo bari bagiye kumuha yari ifite kano gaciro. Iyo yaza kuyinywa uburibwe yari afite bwari kugabanuka agatinda gupfa. Kandi Yesu icyo yashakaga, ntiyashaka gupfa uburibwe bwagabanutse, yashakaga gupfa uburibwe bwose wagombaga kuribwa wowe. Yesu yaraburiwe. Siko tuvuga ngo Yesaya 53 hazavuga ngo intimba zacu nizo yagize gute? Aha, imyaba yacu niyo, nyamara twamutekereje nk'uwagize gute? Nko kubiswe n'Imana akagira gute? Yesu yazanga kumwira sponk kugira ngo uburibwe bwose atavuyemo nakamwe Yesu aburibwe. Niyo mpamvu ufite uburenganzira bwo gusenga, Imana iguha ubuzima bwiza. Ese mwe turi kumwe? Muvuge ngo amen. Buriya kwa Yobu Satani yasenye ibintu bitanu. Abantu benshi ntibabizi. Icya mbere yasenye finance, yasenye ubutunzi. Nimukihumurize ngo amafaranga ntacyo avuze ngo tuzafe kujya mu ijuru. Oya, amafaranga ni meza. Gusa nimba ufite ibyangombwa n'amafaranga n'agakiza ni byiza cyane. Ibyo bintu ukora bitatu: ibyangombwa n'amafaranga n'agakiza ni byiza. Kuko Petero naye hano umunsi bageze ku irembo ryiza, babwiye cya kimwe ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, turaguha ico dufite. Byari kuba byiza baba twafite n'ifeza n'izahabu nazo bakazimuha. Icya kabiri niki? Yanga abana, Satani. Icyaga niyo mpamvu bamwe bazabashaka bakababura, abababonye bakabibirara. Icya gatatu yanga icyo bita ubuzima bwiza. Yobu yararwaye. Icya kane yanga ko abantu bumvikana. Umugore umugore muzima, umugabo akamunanira. Umugabo n'umugore babazima, abana bakabananira. Nibyo. Yanga ubuzima bw'umwuka. Umugabo w'umunyamwuka, umugore akaroga. Satani arabyanga. Niyo mpamvu rero kubwira Imana ngo ubuzima bwiza. Abaturika baravuze ngo roho nzima mu mubiri muzima. Yesu yanze gupfa ayorohewe n'uburibwe kugira ngo uzobona aho ukera urimo kumusaba kugira ngo ubeho neza. Ijambo rya gatandatu Yesu yavuze. Yaravuze ngo Mana ngo mu biganza byawe ngo nonshize ubugingo bwanjye. Siko yavuze? Iri jambo yarivugiye iki? Yari bisobanura ngo Yesu yitanze abishaka. Nicyo bisobanuye. Yesu yitanze abishaka. Mu ijuru haba inama itahaba, Yesu yitanze abishaka. Gukorera Imana n'ubushake bwawe. Niyo mpamvu nababwiye ngo Bibiliya abantu benshi bazi ngo iragoye. Ifite ibintu bitandatu byoroshe. Icya mbere, twese twararemwe, twese tugihuriyeho. Icya kabiri, twese twakoze ibyaha muri Adamu. Icya gatatu, twese urubanza rwari ruturiho. Icya kane, twese Yesu yaradupfiriye. Icya gatanu, twese yaratuzukiye. Icya gatandatu, wowe ku giti cyawe fata icyemezo. Icyemezo, decision, ni ku giti cyawe. Twese twararemwe, twese Yesu yaradupfiriye, twese urubanza rwari ruturiho, twese Yesu yaratwitangiye, Yesu yaratuzukiye. Ariko icyanyuma ni personnel, ni person, gufata icyemezo ku giti cyawe. Yesu yitanze abishaka. Gukorera Imana ubikora ubishaka. Hakomeye ibintu bibiri gusa ku isi. Icya mbere hakomeye Imana mu butatu bwayo. Icya kabiri ni amahitamo. Kandi amahitamo agira ibice bibiri. Hari uguhitamo kimwe mu bintu byiza cyangwa kudahitamo, cyangwa guhitamo ikigoye mu bintu bibiri. Iki ni kuratora iki? Nta na kimwe ntoye. Uku kudatora nako ni ugutora. Watoye kudatora. Iki niki ibafrisa gutya ni rasatori ndatoriye. Ibe nziza cyangwa imwe. Icya gatatu, niyo mpamvu umugaragu w'Imana Yesu yavuze ngo ngiye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Hari ibindi bigirwa Imana. Ntoyemo ikintu cyiza. Gukorera Imana ni ubushake. Dufite ikibazo kimwe. Muvuga ngo amen. Ese muri hano? Dufite ikibazo kimwe. Iyo bavuze ngo ijambo impact, shaka impact, ngo habe umusaruro mwiza, ingaruka nziza. Impact ni ibintu bibiri bateranya Valeri. Bani ikintu cyitwa knowledge, ubumenyi, bakongeraho ikintu cyitwa ishaka. Ariko ikibazo dufite, abafite ubumenyi nta shaka bafite, abafite ishaka nta bumenyi. Iyo ufite ubumenyi nta shaka, egari kuryama. Uzambwira abantu, ngo jewe ntibambana kure ngo umuhungu batoye, ngo nzi kwigisha, ufite ubumenyi ariko nta shaka ufite kutigishije. Ngo ntibambane gutyo ngo nakora protocole neza, urabishoboye nyine ufite ubwo bumenyi ariko nta shaka ufite. Abandi none bafite ishaka nta bumenyi, bazabidurumbanya, barashaka kubikora nyine ariko ntibafite ubumenyi. Ako muzi ukuntu ubumenyi ari bwiza.
ubumenyi ni bwiza, apana none twihumuriza bagwaye umwuka n'ubwenge uzotora ubwenge. Iyo utoye ubwenge umwuka zawo ngo sinsigara, nuvuga ngo nuwanga ubwenge umwuka zawo sinjana n'igifu. Umuntu wubatse inonso ni umu-enjeniyeri, tugiye kuyikundura ni ukuzana abahungu bariye. Tumwamva ko kubaka ari byiza, umurimo w'Imana ukeneye abantu bafite ubwenge. Imana izahamagara ibipfa ariko ntizibikoresha, bizayibanza bikiga. Ntibishoboka umuntu wisinzirije niwe ugoye kubyusa kuruta umuntu wasinzire nyagusinzira. Umuntu wisinzirije uwo mutembagaza ashoka muhanuka mujyana munsi y'igitanda akanga kubyuka, uzumugira gutya akanga akazareba ukazabona ntabishaka. Nimuvuge ngo amen. Nose niki abantu za ngo birangu iragoye nuko utabishaka. Niki se kigoye? Niki kitagoye? Muri nose mbwira ikintu kitagoye. Mbwira ikintu kitagoye gusurutse ubushake buke. Amuzabwira ngo yankone se ntiyazisoma, yankone yarasomye. Ariko yasanze Filipo yaraje asanga ati wa mugabo ko wagize umwete washishikaye mu gusoma. Ibintu gusoma urabyumva ati no nta none, ariko arafite ubushake bwo gusoma. Ni mwagize niki twakora n'imana tudafite ubushake. Gukizwa n'ubushake bwawe nutabishaka uzareka. Ubuntu twese twarabugiriwe, ariko ni twese twagiriwe agakiza. Agakiza gakomoka mu muntu wemeye ubuntu Yesu yatanze n'ubushake bwawe. Icyanyuma nsoza, icyanyuma ni ijambo Yesu yavuze ngo byose birarangiye. Ngakora kuri piano pa. Indirimbo yo mu gitabo ntazi neza, Fred araza kwimfasha. Izivuga ngo yabambwe yarangije kugira gute? Kandi imbaga gatoya papa twumve nindangiza mbaganiza akantu gato kuri iki ngiki. Muitekereze, yabambwe yarangije ibyo kuducungura, ati birarangiye, tumushime n'umukiza. Kandi ubwazagaruka kutujana mw'ijuru, tuzaririmba tuti tumushime n'umukiza. Kandi ubwazagaruka kutujana mw'ijuru, tuzaririmba tuti tumushime n'umukiza. Hallelujah. Amen. Yavuye mu gituro. Mu gituro ajya mw'ijuru ariyo, Icaranye n'Imana, tumushime n'umukiza. muvuge ngo haleluya. Aravuga ngo byose bigize gute? Umunsi umwe turi mu rugo iwanje, akana kanje k'agakobwa kagira utugambo twinshi ubundi usanzwe, ariko si cyane kuri njye, abandi si cyane uza kabashaye ntazi ikinyarwanda neza. Mama we yatetse igikoma tugiye kujya ku rusengero, ati ngewe nta gikoma nshaka, ndashaka icyayi. Bahita bantekera agatasi gatoya kanje barakazana, baravuga ngo abandi bose bamwe igikoma. Arambwira ngo papa sinkigwe igikoma, turasangira kino cyayi. Namwe ati ni gikeya, icyayi ntago ari cyo gusangirwa n'igiki. Arambwira ngo turagisangira. Namwe ati noneho iyo biza ko binishoboka kaba cyinshi twari kukigabana, ni igiki. Icya kabiri, itasi ntizisuka. Ayo makuru nawe uyamenye, kuvuga ngo usuke gutya mu itasi kiba gishiriye hasi. Ayo makuru yamenye, itasi gusuka icyo ubutware n'icyo ntwara n'icyamenetse birangana. Arambwira ngo kubera ko uri mukuru ndakwereka ukuntu tubisangira. Ampaye imigati yanjye afashe yiwe. Arambwira ngo kubera ko uri mukuru ntusome. Andanywa gute? Ngo turakozamo. Niko ubonye? Niko mbonye.
ati wowe ati ibyo gukozamo turarya imigati yose. Sawa sasa turatangiye gahunda yo gukozagamo kandi arambwira ngo ntibazakozamo gutya ngo urabyimenaho bazawukatamo ugakoza hano kubanza ugakoza hano aya mazi akajyamo hano turya imigati. Ucyari nshaka kubabwira mu cyumve muvuga ngo amen. Karangije urako ngiye ndi mukuru nkomeza kwita ku mwana arangiza mbere yanjye yaba ngo ngo amudani ngo arasoje birarangiye. Muzi yarambwiye muzi mpamvu yavugije iryo jambo birarangiye nuko arakimbonanye imigati. Iyo nza kuba nanjye nasoje ntiyari kubivuga. Yesu yaravuze ngo birarangiye, abantu benshi bazabyumva nabi. Yaravuze ngo ibyo nagombaga gukora birarangiye. Twebwe twagombye kwishima twatuvuga ngo tubonye aho duhera ngo dutangire. Mwaheze gusa birarangiye nimutangire birarangiye bikize. Haleluya! Ugesheje he? Ni Yesu uri gusengera abarwayi aha ngaha. Ni Yesu uza gusengera abarwayi hano. Yesu yarangije byose kugira ngo nugutangira byose ugomba gukora. Muvuga ngo amen. Ndasoje. Ngo Yohana umubatiza yarashinzwe iki? Yari integuza ya Yesu yo kuza kwa mbere. Turi ba Yohana umubatiza yo kugaruka kwa Yesu. Mugeze mwamuririmba gisubizo. Sinababwiye ushangwa kana kanje nakabaje ushinzwe iki muno wowe? Mushinzwe kurya no gukoropa. Mama wawe ashinzwe iki? Ngo guteka no gukoropa. Ngo yashinzwe gukina no kurya, mama ashinzwe guteka no gukoropa. Papa wawe ashinzwe iki? Ngo papa ashinzwe gusoma Bibiliya, ngo mucumba no muri saro, ngo no gutegereza ibiryo. Dufite abakristo hangaza amagira gutya ngo Felix ngo ntiyabishuhije. Ninje ugomba kubishusha. Ninje ugomba gusenga hano agashuha kamera neza. Ko kugana iminota 40. Amasaha 6 nimba bitashushe nje mutegereje. Ani mbishusha hano ndabona bishuhije mu wawe. Mwivuga butumwa ryawe ndabona nabishuhije se. Hako ndabona nashuhije akazi kawe. Ndabona nushije umuhamagaro wawe. Ku pastor mwiza ndabona nabishuhije. Kwa ministeri nije uzo wabishuhije ibyo ngibyo. Muzi nshaka kubabwira? Ndashaka kubabwira ngo Yesu yarangije byose ngo tubone aho duhera dukora ibyo tugomba gukora. Nimuvuge ngo amen. Abona ari kumwesha bundi abunaza mbwira hano. Nabwe ngo imyaka iragabanyije muri Bibiliya. Iyo umuntu avutse kugeza ku myaka 30 ni imyaka yo kugabanya amagambo ukiga. Kandi nababwiye ngo mu mujyi haba ibintu bitatu biba mu mujyi. Ngenda sinahabaye cyane. Icyambere tufa kubona umuntu umujyi urimo kwiruka atari muri siporo kandi atibye. Wamubwiye urcyo gusa ngo wamuhiruka nko kurihuta. Ufite ikibazo. Icyakabiri mu mujyi kitahaba no kwinyagiza. Kwa mugenda wawe winyagiza gusa ngo nukugira ngo ugere mu rugo. Mu mujyi ntibuzabwira ugama uraza gushika. Icyagatatu kitagomba kuba mu mujyi ni utugambo. Umuntu wese agomba kuba ari bize mu mujyi ibintu byose n'amafaranga. Nimuvuge ngo amen. Umuntu arahanga umuntu akarangazwa n'abandi. Uyu muntu ari kumwe n'umwuka wera aba ari majority. Umugabo bita Kennedy wabaye Amerika 35 wa Amerika. Yaravuze ngo umuntu wese uje kwiyamamaza, ngo ni muntu hora ngo bakorera imihanda. Ngo ni muntu hora ngo abantu banyoziga kubusa. Ariko njewe ni muntu hora muzombwira ico muzokorera Amerika. Simwebwe ya Amerika. Muzamubwira ngo ikanisa niki? Simwebwe. Ni bize n'umuhamagaro wanje. Babize n'umuhamagaro wawe. Nimba waraje muri gisubizo, menye icyakuzanye. Kora ibyo ugomba gukora. Nawe ngo imyaka ifite iragabanyije. Iyo umuntu avutse akageza imyaka 30 ni imyaka yo kwiyubaka, ukiyubaka ukumva ugategerera ukumva. Imyaka 30 kugeza 60 ni imyaka yo gukoresha ubushobozi wibatsemo. 60 kuzamura umuntu akora ibintu bine. Icyambere akosora amakosa yakoze. Icyakabiri yigisha abantu bari inyuma yiwe. Icyagatatu arya ibyo yaruhiye. Icyakane ategura iherezo ryiwe. Kariyeri ihinduka kabiri gusa. Career ihinduka kabiri gusa. Ntishobora kukarenza. Ko kariyeri kuvuga ngo ifate umutayeri mwiza byibuze bari gufata imyaka 15. Nibyanga ushobora kujya mu gisirikare indi 15. Fata indi ya 30 yo kwiga, indi 60 ya kariyeri itakunze nta kindi ukibaye. Byararangiye. Reka president akagusura cyangwa ukaba pasteur. Nibyo bintu bigira amafaranga yo kwihuta vuba atanyuze mu zindi nzira. Nibyo bibiri gusa byonyine. Ikanisa rigira amafaranga, warize utarize wowe umukire cyangwa president akanyuri wawe akagusigira envelope. Ntabwo ndi kubatera igipindi. Ndashaka kubabwira ko umuntu afite uburenganzira. Yesu yakoze ibyo agomba gukora. Kugira ngo Felix mbe responsible y'icyo ngomba gukora. Muvuge ngo amen. Ugomba icyo ugomba gukora. Apana kwishimira gusa ngo Yesu yaragucunga. Yarabikoze. Bira byose yabigukoreye kugira ngo ufate inshingano. Ushize ndi muri Foursquare naza mabwira ngo no musaraba ubaho ibiseke bibiri soza. Hari igiseke kiri aha ngaha
cyo kuza ugashiramo ibyawe, akaba n'igiseke kiranga cyo kuza ugatoramo ibyawe. Abantu baraje bagere ku musaraba, baza bikoreye imitwaro, no kwa muririmbyi yavuze, aza yikoreye imitwaro, agere hano ajugunyamo, atayikatira hanga. Ca muri kiriya giseke harimo pastori n'uburirimbyi n'ubuvuga butumwa. Ubitore uzabikoreshe neza. Mbonye yaremye ngo ku musaraba nahakuye indirimbo. Nagezeyo ngira gute? Mpindurirwa umwambaro. Imitwaro igira gute? Turabahungu beza n'abakobwa beza, our age, ukuntu tungana. Ariko ndababwiza ukuri kw'Imana, mureke ama distraction. Byibuze nushaka kuza gukora amakosa. Amakosa ntabwo ari ikibazo, kuko umuntu atwaye imodoka aza yiruka gutya, yagize pani zihinduka hano. Ntabwo uzamuzuka ngo axel usubire wari ugiye. Uzukata ugasubira mu muhanda. Nimba ari n'amakosa wakoze, hindukira, ariko axel ukomeza aho wari ugiye. Ariko umuntu afatike, uvuge ngo Yesu ko yarangije byose, yampaye uburenganzira bwo kugira icyo nkora. Urahera he sasa? Harahari. Aho ngaho uri buhere, bikore. Uby'Imana nababwiye ngo bigira imiryango ibiri. Si nk'iyi ngiyi, ngo umwe hano ngundi hano, ni imiryango ibiri. Igisubizo igira imiryango ibiri, alarme ni ibiri, werize ni ibiri. Umuryango wa mbere ni umutwaro, uwa kabiri ni intego. Waje muri igisubizo kubera intego cyangwa waje kubera umutwaro? Ivuga butumwa ndirimo kubera intego cyangwa kubera umutwaro? Tuba dusirimba kubera intego cyangwa no umutwaro dufite? Nyuma y'ico ngico no gutumwanya. Ubwiza bw'ubusore bwawe nuko ubukoresha ibyo Uwiteka ashaka. Muri ibyo ngibyo ni ibi. Ni ugufata mu nshingano icyo ugomba gukora. Bavuga ati Felix naremeye. Nyuma yo kwemera ngomba kubikora gute? Ngomba kumuvuga butumwa mwiza nkabisaba Imana, nkabisengera, nkabitegura, nkabisaba Imana. Ugatusa. Gusa sinaza mbabwira ko turahanga ikintu kiranga umuntu mukuru niki. Nuko utabwira umuntu wese muhuye amakuru yawe. Icya kabiri, nuguhitamo inshuti ukoresheje ubwenge bwinshi. Icya gatatu, nugukora uko ushoboye akukarika ibintu bikagenda. Wibifutsa. Ushe naza mbabwira Valerie, nguhaye igi. Ufite uburenganzira bwo kurya umureti bikaba birarangiye. Pastor nguhaye igi, ufite uburenganzira bwo kureka kazavamo inkoko ukarya inyama. Representant nguhaye igi, ufite uburenganzira bwo kutarya inyama n'umureti ukareka ya nkoko igatera, ukaza urya umureti, ukaza urya n'inyama, ufite n'ifamu y'inkoko. N'ubwenge bwawe. Igi ni rimwe, n'amahitamo yawe. Abantu bose muzamubona bakomeye. Ntibakomerwa nuko ivuga butumwa ryoroshe. Sigi pastor George, bahaye agaciro cyo bagomba gukora. Baravuga ngo Yesu yankora ibyo ngomba gukora, nanjye ngomba gukora ibyo ngomba gukora. Ino Bibiliya ifite teme ebyiri gusa. Ebyiri, ntabwo ari nyinshi. Teme ya mbere ni umurimo Yesu yakoze warangiye, teme ya kabiri ni cyo ugomba gukora. Iyo udafite ibyo bintu bibiri, nta Bibiliya ugira ikiganda. You have cover. Ufite Bibiliya azi icyo Yesu yakoze yamukoreye kugira ngo abone icyo ahahera agira icyo akora. Dufite abantu babishimira gusa ko Yesu yari icyo yakoze. Ibyo ni byiza, ariko ugomba gukora iki wowe sasa. Niyo mpamvu umuntu aza muri igisubizo akaduhindukira umugisha, akaduhindukira umutwaro, agakwepa repetition wenyine, akanegera n'ikintu cyitwa kubeshya ngo arantu yaciye, ngo mu haba jamu nyinshi. Waretse kubesha ko nta muntu wakuzanye. Waretse kwibeshera. Yesu aravuga ngo byose birarangiye. Si imbabazi mwari mukeneye, nimuzakire. Si ubwenge mwari mukeneye, ndabubahaye. Si ukubagarura agaciro mwari mushaka, ndabibahaye. Mbarekeye mu isi. Muzakora ibyo mugomba gukora. Nimuvuge ngo amen. Urebe ukuntu tungana. Uziko umuntu azamubwira ngo mama wawe azaroga, akazagenda abibwira abantu 4 5 6 7 birakunejeje. Twagombye kuba dufite teme ivuga ngo ijuru ryuzuye Gehinomu iri mu busa. Ariko twebwe ni nka tuba dushaka ngo bamwe bagiye Gehinomu. Tuzomenya agaciro k'abagiye Gehinomu impande ivuze. Ubonye abantu bagiye, ubonye shanga wawe agiye Gehinomu, waranze kumubwiza ukuri ngo mwihanganire umubere umuhungu mwiza. Twaba durimo gukora iki? Mwaretse kubwira ama distraction tugakorera Imana. Umuhamagaro wawe ukunde kuruta abandi bantu bose. Nari mfite agateme kavuga mu minsi yashize, nimba atari wowe ninde, nimba atari none ni ryari. Nimba atari ugomba kuba umuntu mwiza muri gisubizo, mutubwire. Nutamuba none uzamuba ryari. Nimba atari mwe mugomba kuba pastori beza, none mutubwire umupastori ugomba kuba mwiza. Nimutaba pastori beza muzoba ryari. Tukiri batoya, hari umuhungu witwaga Emile tuba mu Rwanda arabafite convention center, nabura nahabaye imyaka hafi 17. Yakazazaga agafa guhagara kuhanda gatama. Umujyanama ngahita nitaba. Ngahita ngenda. Nako tukagera nko ku bandi bantu nka batatu twabangara nabo bakitaba. Tukagenda twasanga twabaye groupe y'abantu nka 20 kandi nje na Emile ariko twavuze gushika ivugirizo abandi bose batazi yo baje. Wazuhura n'umuntu ngo mugiye muri Felix na Emile. Hari abantu bameze guri. Zerwa zerera gusa kuraje muri Felix na Rwiyereka. Wandi uzi ibyo ugomba kujya. Tuzi ibyo ugomba gukora. Tuzi icyo Yesu yakuremeye. Tuzi icyo ushoboye. Imyaka yawe izashire gutya gusa. Siyo nabwo John Piper aravuga ngo I want to die empty. Ndashaka gupfa ndi mu busa.
umugabo bita Maxwell yaravuze ngo igihe cyiza umuntu atakumva uburibwe ngo ni arimo kugira neza, ngo nta muntu uzumva uburibwe arimo kugira neza. Ntibishoboka. Uzohereza umwenda nta buribwe wogira, iyo utanze amafaranga nta buribwe uzugira, iyo uvuze umuntu neza nta buribwe uzugira. Igihe cyiza cyo kutumva uburibwe ngo ni ukugira neza. Muvuge ngo amen. Ndashaka ntangi ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana. Yesu yarangije ibyo agomba gukora ngo tutangire byose tugomba gukora. Mwakira ijambo ry'Imana, Imana ibagire neza.